Guma mu rugo yarangiye duhita dutangira gukora mu kwezi kwa kane niho twatangiye. Muri make rimaze umwaka urabara amezi abiri. Umuyobozi w'Akagari uvuze ngo imaze nk'amezi 3. Oya ni ibinyoma mutubarize hejuru impamvu twihangira imirimo tukava ku muhanda twamara kuva ku muhanda babona tumaze kugeraho dufatisha ngo batududunganye ngo baduhigikire hirya yiye. Iri soko ni rya se wa Kabarebe. Iri soko ni rya se wa Kabarebe. Tureka tuvuga ubutaka. Ubutaka na ariko n'isoko niwe waryubakisha. Ubwo rose inzagakino bari gukina kuri iri soko nako isoko ritufitiye akamaro. Iyo umuntu avuye guhaha araza nanjye nkamutwara cyangwa se nanjye natahananiwe ngahitamo guhaha nanjye nkabijyana. Niba isoko ryacu ntaho bari kurijyana. gufunga abantu baranguye ibintu byabo birimo aho ngaho ntabwo bahawe n'iminsi mu minsi tuyave iremewe no mu mategeko bibaho. Uri mu batuye bakora muri iri soko? Ntabwo makora ariko ndahatuye. Urahatuye? Iri soko giye kuhagera bari kwirukanamo abantu bakoreramo, wowe uhatuye bya bimaze nk'igihe kingana gute? Iri soko covid rw'amago ya mbere yabaye iri ahangari yo hirya yubatse. Iri ahangari ni kuvuga ngo basenye isoko rya Kinyinya hano harimo kubakwa. Ibyo basenye bitaga ku Gashaka hano harubakwaga. Mu gihe babakaga rero nibwo aho ngo bahasenye bashaka kugira ngo barijyane Kinyinya. Noneho abaturage bo mu isoko baravuga bati twebwe dushaka ko Ikinyinya ni kure no mu biremo hari indi soko hano hari ahoze imisoko naho hariya bashyira ikigo cy'amashuri. Bamaze ikigo cy'amashuri isoko bargiye muri hanga. Ubwo rero ahanga bamaze kuhaza bagashaka kugira ngo bahasenye ariko abaturage bavuga bati twebwe aha ni murenge wa Bumbogo aha ni muri Kinyinya twebwe muri Bumbogo natwe muri Bumbogo yacu tushaka isoko. Ubwo rero nibwo ryubatswe gutyo bakajya bariremera. Muri make isoko rya hariya hangari rirahangari hamaze igihe kingana gute muri rusange? Urebye rimaze umwaka. Iri hangari maze umwaka. Umuyobozi w'Akagari uvuga ngo ni amezi 3 arabeshya. Ari abaje vuba rira ni rya kera. Nitwa Jean Claude ndikoreramo afitemo container. Iri soko batangira kuryubaka ryatangiye mu mpera za 2019. Noneho covid ijemo hagiyeho guma mu rugo inyubako baba bayihagaritse. Guma mu rugo yarangiye duhita dutangira gukora mu kwezi kwa kane niho twatangiye. Muri make rimaze umwaka urabara amezi abiri. Umuyobozi w'Akagari uvuze ngo imaze nk'amezi 3. Oya ni ibinyoma n'impapuro se ko tuzifite gihe twaritangiriye. Inyandiko twandikiranwe baduha ubutaka ngo dukoreho batuvana mu muhanda turazifite. Bo nibasobanura ikintu kiri gutuma batududunganya bene aka Kagera. Mutubarize hejuru impamvu twihangira imirimo tukava ku muhanda twamara kuva ku muhanda babona tumaze kugeraho dufatisha ngo batududunganye ngo baduhigikire hirya yiye. Kandi nyiri ubutaka nta kibazo dufite. Urakoze cyane. Yo nitwa Nitegeka Alex. Yego. Ni umumotari hano mu Birembo. Urumotari hano mu Birembo. Iri soko ryaba rimaze igihe kingana gute? Rimaze umwaka n'amezi abiri. None ko bavuga ko bari amezi 3 kandi ngo abaturage yenda ukoreramo hano? Hano mu isoko. Ariko niyo mparika ngiye ntacyo turabaza ba nyiri isoko. Noneho ngiye uko iri soko naribonye. Yego. Uyu muhanda bari kuwutsindagira horizon iri kuwutsindagira. Muzehe yatuzaga ibitaka abimena hano. Muzehe ise wa Kabarebe. Ninde? Ise wa Kabarebe. Bamwita? Semuzi nariko ise wande? General Kabarebe. Inde? General Kabarebe. General Kabarebe? Ise byagenze. Ise umubyara. Iri soko ni rya se wa Kabarebe. Iri soko? Ni rya se wa Kabarebe. Tureka tuvuga ubutaka. Ubutaka na ariko n'isoko niwe waryubakishije. Noneho no kuvuga ngo gitifu umurenge yajyaga azanye imparika hari akaza akareba ko bari gutsindagira ubutaka akamubwira ngo buretse niba mu butaka numara kugera hejuru aze nguhe cyangwa cyo kubaka isoko. Ubwo ngubwo rero
ubutaka bumaze kugera hejuru muzehe yagiye kwaka icyangombwa ku murenge atangira kubaka isoko ntawaje kumusenyera aritiza abaturage isoko aritiza abaturage ku neza n'umutima mwiza ariko noneho nyuma yaho baje gusenya isoko ryahariya mu Gashara baravuga ngo ntabwo ryemewe baryimurira ngo umushoramari w'ikinyinya wubatse muri Edeni bamwe babonye ari kure baravuga ngo reka twiyizire kwifatira ibibanza hano mu birembo ubwo rero sinzi agakino bari gukina kuri iyi soko natwe isoko ritufitiye akamaro iyo umuntu avuye guhaha araza nanjye nkamutwara cyangwa se nanjye natahananiwe ngahitamo guhaha nanjye nkabijyana niba isoko ryacu ntaho bari kurijyana aba isoko ryanyu rifite umumaro se muri abaturage cyangwa nta mumaro rifite umumaro nawe uri abantu bari hano bose niba isoko ryacu umuntu kuza kurisenya umuntu dufashe bigere no kuri perezida wa repubulika mu mwamaganire kure uwo muntu gusenyera isoko azareba ibintu bikora mu birembo nimba abona ko isoko ritahakwiye perezida wa repubulika nawe n'umuntu urenganira abaturage azaturenganira. Urakoze cyane. Ukora muri iri soko? Ngiye nkora muri iri soko ufitemo kontineri. None ko barisenya babagije inama byagenze gute ese mwahaje mutubundi? Ndagira ngo nkubwire mbere no gushima nabanza gushima umusaza ise we wa General Kabarebe niwe nabanza gushima ibintu yadukoreye ni ibintu byiza niwe wadutije ubutaka yararebye tumubwira ikibazo dufite adutiza ubutaka abuduha ku buntu atubwira ati bana banje aho kugira ngo mukomeze muzere hano mu muhanda ni muze mbaho ubutaka mukorereho ubutaka arabuduha mbere na mbere si ukubeshya icyo nabanza kukubwira ni ukumushima n'ubu nuko atari hano namukora mu ntoki nuko yisasa ni se wa General Kabarebe niwe batije ni se wa General Major Kabarebe ntabwo ari se Major Kabarebe ni se wa General ahubwo ni General Fu ise niwe wabatije ubu butaka ise niwe wadutije buno butaka none ubutaka abatije ubutaka niwubatse hano ubutaka kuhubaka ni amaboko yacu yaduhaye ubutaka budutije aratubwira ati mushake bana banjye muze muhakorere turaza turiterateranya nuko corona yagiye idukoma mu nkokora mu gihe turi kugira hano hantu ko hareba hari miliyoni zirenze 500 twahashize bitewe no kwishyira hamwe nk'abanyamuryango kwishyira hamwe twashyira amafaranga ahari ariko aratubwiye ngo iri hangari yubatswe na nyiri ubutaka iri hangari mu kubakwa hari uko bisa kose yagiye nk'umusaza akavuga ati nanjye reka ntereho utwatsi nk'abana banje adufasha ari abadafite ubushobozi ariko mu by'ukuri abazunguzayi nibo babyubatse ni abazunguzayi bo mu muhanda baryubatse. Yewe ikintu ushaka kongeraho ni uko shaka kwibaza gitifu w'umurenge ngewe mu bantu bageze hano mbere nari mpari twubaka iri soko nzi yuko nabashije kuko nanjye ndi muri ba rwiyemezamirimo ninjye wabashaka kubaka kishira isoko gitifu w'umurenge buri gihe yabaga turi kumwanga ayazanaga yitwa Deo niryo nkunze kumenya Mugabirwa Deo niryo yarazaga buri gihe we na komanda bakaza tugagara hano bakagira inama y'uburyo isoko turyubaka akambwira uburyo tumena beto uburyo twubaka ibitara bifite mabutu hano baba baradusabye umusaza twubaka hano bwa mbere yatubwiye yuko ari mu Gakinjiro tukubaka inzu z'imbaho bakotineri y'ibyuma akajya hakurya nyuma yaho gitifu aza kuza ahageze aratubwira ati rero wowe uri ndi kubona uryubakisha ari ziriya nzu z'imbaho ntabwo nzishaka hariya mugende mushyireho ibyuma amakotineri y'ibyuma muzisenye ziveho icyo kintu tutangira nyir'ubutaka nawe akomeza bitubwira ati ngo muragerageza mukureho tamugata ubushobozi rero bwashire kumba nyuma yaho ariko gitifu akomeza kubihata yuko dukuraho izi mbaho tugashyiraho iz'ibyuma bitemewe biba ngombwa yuko dutangira kwisuganya no gutangira hano mu Gakinjiro tuba twaranatangiye niyo mpamvu nakora hakurya hano hadakora ngo tubiba ngombwa yuko tubanza tugakuraho za mbaho tukazimaraho zambaho ubu nibwo uri kubona hamwe hagiye hari mu meze ukuntu ni inzu z'imbaho twarubatse gitifu adusaba yuko dukuraho inzu z'imbaho tugashyiraho iz'ibyuma ubu niyo process turimo ahubwo dutunguwe no kwibaza gitifu ni gutagarutse akatubwira ati izo kontineri nimuzikureho murebe iyo muzijyane za Kinya cyangwa muzijyane wa Ruraza hano hamaze igihe kingana gute hano hamaze umwaka hamaze umwaka
Okay, urakoze. namwe murakoze. Witwa Abanywera Patrice. Mu by'ukuri koko nanjye ndi umwe mu batangiranye n'iri soko. Muzeme muretse gake. Iri soko ryatangiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri korona ihita yituramo. Umwaka ushize. Umwaka ushize. Twegere ntacyo tu. Mu by'ukuri ubu butaka ni umusaza wabudutije. Muzehe General Kabarebe. Ninde? Ni muzehe ise wa Generali Kabarebe. Gira hino ariko. Niwe wadutije ubu butaka. Tukimara kubonamo amaseta. Buri wese yagiye yikabakaba mu bushobozi bwe. Turatangira turubaka biriya bitanda byo muri iriya hangari ni abaturage twabyiyubakiye. Izi kontineri ni miliyoni zacu. Hanyuma ubu ngubu twebwe ahantu twari tugeze ahantu isosi itukura iryoshye tugeze igihe cyo gutangira kuyigotomera. Hanyuma ikintu kibabaje noneho ubu ikintu kitubabaje kidukomye mu nkokora ni uko ubuyobozi bwaje kwivanga bugashaka kudusenyera budaduteguje n'amafaranga miliyoni twamenyemo hano. Ni ukuvuga ngo isosi yacu bayimenyemo inshishi. None se tukiri aho ntabwo mwaganiriye se na nyiri ubutaka niba mwavuze ko ari muzehe wa generale wa Generale Kabarebe, ntabwo mwamubwiye ikibazo mufite ko ari kubirukanamo? Uriya musaza nawe ntabwo azi uburyo. Ejo nawe yatubwiraga ati ntabwo nzi impamvu n'ubu ngubu n'ejo yabamuye ati mwumvire mu butaka isambu ni yanjye. Bari baje bazanye amapiki baje kudusenyera bagiye guhera hariya natwe tuba amaso turahahagarara. Ariko ku bw'amahirwe igikorwa kiza kuburirwamo ntabwo tuzi uko byagenze. Bagiye bagenda bakajya kwiherera sinzi iyo bimuriye ibiro hariya kuri sitasiyo bakaza tukagira ngo bagiye kugira icyo batubwira ariko bakicecekera. Urakoze cyane. Babafungiranye noneho burundu? Badufungiranye aba ni abakarasi. Nanjye ubwanjye isambu yanjye narayigurishije miliyoni yanjye nyizana kuyiterekamo hano. Hagati aho ngaho rero nagira ngo mutubarize niba koko ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage, ubuyobozi bw'umurenge bumanuke n'ubw'akarere bumanuke no ku rwego rw'igihugu bamanuke baturenganure, kuko hagati aha ngaha hashobora kuba hari ikibyihishemo. Niba ikibazo ari nyir'ubutaka, niba se ikibazo ari ubuyobozi, twebwe hagati aho ngaho turarengana. Icyo dushaka ni ukugira ngo ibintu bisobanuke, tumenye ngo ni ubuyobozi buratubarira ibyacu twashizemo badusubize amafaranga yacu. Hanyuma niba ari na nyir'ubutaka tumenye uko ibintu bimeze batwishyura ibyacu twigendeye. Bimeze gute nanone? Murakoze, nitwa Ernestine. Ni ukuvuga ngo iri soko batangiye twakora mu kwa kabiri, covid itayivangamo. Mu kwa kane mo hagati gushira nibwo abenshi twatangiye kuhakorera hakiri ku zuba hadasakara. Nawe wari umuzunguzayi? Noneho umusaza nyine nibwo yabirebye. Umusaza wuhese? Umusaza wa nyir'isambu nyine wayidutishije. Umusaza mutubwire neza, numvaga abandi yitwa Rwagitare. Ubwo rero akaba ari ubyara Kabarebe. Nuko araza arahasakara dutangira nyine gukoreramo dutuje. Bagitifu bakajya baza bakamutegeka icyo agomba gukora arabikora. Noneho kera kabaye ejo bundi tugiye kubona tubona basizeho umugozi bakinze. Turavuga duti se gitifu kataza ngo atubwire uko byagenze, nimba hari ibindi bibazo byahavutse tubimenye ibintu bimeze gute. Noneho byatangiye aho abantu bakoreraga mu gasoko kahara Ikinyinya baje nyine gukorera hano. Noneho bahaza hari umudamu ufite isoko hari Ikinya muri gare ngo hitwa muri Edeni. Noneho ari we washakaga ko bajya muri iryo soko. Babimurirayo? Babimurirayo, bari bavuye hari hakurya. Noneho akomeza bakurikirana avuga ngo ashaka ko abo bagore baje naha bajya muri iriya soko ry'Ikinyinya. Nibwo rero byatangiye kuza nyine bidukurikirana ngo bashaka kubafata ngo babajyane aho muri Edeni abariho bajya gukorera. Twebwe nyine ikibazo dufite nimba uwo mugore muri Edeni yaratuguze ntitubizi, batwishyure wenda tugende. Nicyo kibazo ahantu. Ejo batubwiye ngo barakekamo ruswa. Ibyo bintu mwabyumvise? Ibyo bintu nyine biravugwa ngo nimba gitifu baramuhaye miliyoni. Nuko tubyumva. Yarayihawe nande? N'uriya mugore nyiri Edeni. Urakoze.
ni ugufunga abantu baranguye ibintu byabo birimo aho ngaho ntabwo bahawe n'iminsi mu minsi piyave iremewe no mu mategeko bibaho. Muri make murakora iki rero nkamwe ba nyir'ubutaka murakurikirana ibikorwa mutegereje n'amasapa niko babona basubiza n'impapuro muraza kuziduha ariko mwiteguye iki noneho kugeza ubu nonaha ngewe ndimo ndaprosesinga ibijyanye n'ibyangombwa contract bari bayinyeretse tuyiganiraho twanabyumvikanye umukozi ubishinzwe arimo arabikora nubwo arwaye abyohereze ku karere hanyuma babiganireho atuye contract tuprosesinge tugiye ku mujyi wa Kigali n'ibyo ngewe niho ndakora ikindi kintu nakoze nibyo banegetse nabikoze bambwiye ko amakontineri yose atariho beto nyatero bamashyira ku ruhande nabikoze kugira ngo isinzi n'ababibonye babitweretse ibindi biriho amazu bari batangiye gukora y'imbaho nayo nayasenyesheje kugira ngo isinzi n'ababonye n'amafoto babisenye ibyo nibyo basabye hanyuma igisigaye kindi hari abo bantu wenda babaga muri iryo soko risakaye ari nabo batombojwe kubera ko urwego rw'umurenge barabizi ibyo byose abo nibo barimo baravuga bati se twebwe wenda hepfo kwagura imituwanti tubona ibyo byangombwa ariko aha ngaha twahashyizwe n'ubuyobozi yewe n'umurenge umuyobozi yaraje abakoresha inama avuga ati dukore ushobora wese gutera imbere ndashaka ko azanaturukana akajya kurangana na Dubai sinzi n'abaturage ngira ngo babikubwira urumva twebwe icyo dushaka badusobanurira ikibazo gihari abaturage bazabasobanurire niba ari no gutaha batahe dutegereze iminsi tubona ibyangombwa cyangwa se niba bitanaboneka tubimenye tuzi tugira he ariko sinibaza impamvu tutabibona dufite ubutaka buhagije ibintu turabikwije yewe n'ibyo dushobora gukora turabifite twabikora murakoze tuganiriye byinshi uko bimeze icyo abaturage bakeka namwe mwagikomejeho Obedi turagushimiye cyane ku kiganiro ugiranye n'umubavu TV online n'umubavu.com nanjye nitwa Clement Bagemahe ndi umunyamakuru ndagushimiye cyane murakoze tugeze hano ni mu birembo turi kumwe n'umuyobozi nyuma y'uko abaturage bakomeje kuvuga ko hari ibibazo bitandukanye by'akarengane kwirukanwa mu isoko batijwe ikibanza batijwe ndetse ko babafungiye amakiyosike yabo hari ikibazo mbese no kwirukana mu byo byaboze turi kumwe n'umuyobozi mwabanza mukatwibwira bakurikiye umubavu TV online n'umubavu.com bakabamenya tukaganira namwe kuri ibi bintu abaturage bafiteho ibibazo nitwa Shumusho Faustin abandi nditwa Kangara executive bagari Kangara yego abaturage bafite ibibazo bikomeye kwiri soko tubasanzeho mwafunze eske kuba bafite ibibazo kubafungira amakiyosike yabo bavuga ko ari amafaranga bashoyemo kugira ngo bazubake kiyosike y'amakontineri ndetse bamwe bavuga ko imyaka yabo yaboreye hariya kubera kubafungirana ndetse ko mushaka no kubirukana mukahasenya bimeze gute byatewe n'iki umurongo wabyo ni uwo ntago imyaka uvuga ko yaboze hariya ntago ari byo kuko bose bemeye kuvana imyaka yabo bakayijyana kwicuza ahandi hemewe kuko isoko impamvu ryahagaritswe cijwe kwa mbere kuko ritubahiriza amabwiriza ya covid kuko ritubahiriza amabwiriza ya covid ritubahiriza amabwiriza ya covid cya mbere cya kabiri nta byangombwa rigira ibyo byose rero bisuzumwe biba ngombwa ko isoko ryahagarara kugira ngo banze basake ibyangombwa noneho bubahirize n'amabwiriza ya kwirinda covid ariko hari urupapuro dufite rugaragaza ko umuyobozi w'umurenge yari yemeye ndetse arahataha yuko bahakorera kandi bari abazunguzayi bashoramo n'amafaranga hanyuma icyo cyemezo cyo kuko batakakwiye kuhakorera mwarakivuguruje andi barwa yasohotse icyo cyemezo uvuga umurenge wasinyewe ntabwo inkizi ntabwo nigeze nkibona niyo mpamvu rero ntapfa kwemeza ngo ntabwo nubwo bigize ntabwo yahatashye ibyo ntabwo ari byo aramutse ari byo mwagaragaza ikigaragaza ko bitashye ariko ntabwo ibintu ari byo ko ntabwo hataye ibintu
kagari mbere umuyobozi njye simbimenye. Kuva izi kontineri zihubakwa n'iri soko rikajyaho na iriya hangari ukuntu yubatse bagashyiramo n'amanimero bitande, babikoze ku mbaraga, babikoze mutabizi, byahereye he kugera aho bashyiramo n'ibikorwa byabo bavuga ko bashyiramo n'amafaranga menshi? Ibyo byose babishyiramo bashyizemo bagahagarikwa, bahagarikwa ariko ntibabyemere. Ariko noneho tubagira inama yo kugira ngo bajye muri procedure yo gusaba icyangombwa kibemerera gukora isoko n'ubundi mu buryo bwemewe. Ibyo rero kugeza uyu munsi ntibarazana icyangombwa kibemerera gukora isoko. Niba kibona bakacyemererwa, ubwo nyine ababishinzwe bazabereke ko bagomba kubikora, baryubake nk'isoko ryemewe n'ubundi mu gihe babona icyangombwa gitangwa n'urwego rubishinzwe. Bavuga ko hari umugiraneza ubafashije, ntabwo batubwiye uwo ari we, ariko bavuga ko hari umugiraneza wabafashije abatiza hano hantu ngo bahakorere, banashima bavuga ko umuntu yabazamuye ndetse ko rwose babayeho neza nubwo covid yajemo yenda imikorere ikagenda ihungabana. Uwo mugiraneza abafashije yakoze, yashyize ibikorwa hano mwe mutabizi, hano habatiza. Uwo mugiraneza wafashije ntabwo nzi uwo ari we wo bavuga, ariko ko aha ngaha byanze bikunze ndetse nabo ko ari nyir'ubutaka. Nyir'ubutaka muramuzi, niba ari we wabatije, niba ari undi mugiraneza waje kwatera n'izi nkunga, ntabwo twe tubizi. Nyir'ubutaka icyo gihe ibikorwa byose iyo tubihagaritse turabihagarika, uko n'ikimenyimenyi hari ibyabanje kuva hariya birahava, ibindi dusigaye tubabwiye ngo babivaneho, nabyo babyivanireho, ntibabyubahiriza kugeza aho noneho bagezaho kwica n'amabwiriza ku buryo nkana. Buriya iyo ubona ubundi uyu munsi wenda ntabwo ari umunsi w'iryo soko, hari irindi soko ryari riri za Kinyinya, abantu bose baje buzuramo aha ngaha hose, buzuramo ariko byumvikana ko ari nyir'ubutaka wabizemo kugira ngo baze. Noneho muri gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya covid bo ntibubahiriza amabwiriza, twabageraho tereka da barigometse se, bo ntabwo bubahiriza amabwiriza ya covid. Mbese bigometse ku buyobozi, bigometse ku buyobozi, ntabwo bubahiriza amabwiriza ya covid. Kubahiriza bivuze ngo ntabwo bubahiriza amabwiriza ateganywa, nyine abaturage bari bagometse. Aha rero ntabwo inama iyo bagira inama ko ntabwo babyemera neza, bumva ko ari ukwabuza uburenganzira busesuye. Ariko inama twe tubaha ni ukugira ngo bajye mu masoko yemewe, noneho iri nyine naryo babona ibyangombwa dore ko bari muri procedure, niba bamara kubibona ba nyir'isoko batuye ko bari muri procedure, namara kubibona bakore mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyir'ubutaka niwe batije hano hantu, yakoze nabi yakoze neza? Kubatiza ni kimwe, ariko no kwakira ibintu byemewe ni ikindi, mu buryo bwemewe n'amategeko. Nk'uko ntawe umuntu wubaka inzu nta cyangombwa afite, ni kimwe no kubaka ibi byose nta cyangombwa ufite, ibi byose bishobora kubaho kuko nta cyangombwa ufite. Ni bamwe mwavuze ko muyobora aka kagari Kangara, niho tubasanze iri soko. Nyir'ubutaka muramuzi? Nyir'ubutaka yitwa Rwagitare Ananias. Ku buryo mwaramubajije se impamvu yenda yaba yaratije? Ibiba byose turamubwira ati ibi ngibi byihorere, ibiba byose twabwiye ngibi ntabwo ntibyemewe, ariko bakabirengaho bakamubwira ngo abikosore, ntashake kubikosora. Nyir'ubutaka niwe ufite ikibazo se? Yaba afite ikibazo ko nta muntu wajya mu butaka bwe atamuha uburenganzira. Ni uravuga ko ari we ufitemo uruhare? Yaba afitemo uruhare kuko uwaba atera iyi kontineri cyangwa se waba azamo aha ngaha mu butaka yaba abizi, afite ukuntu abizi. Ariko iyo tubagiye inama rimwe na rimwe mu kanya gato akabyemera, mu kandi akabihindura, nicyo cyo gihari gikomeye. Ariko inzira barimo zo gusaba ibyangombwa, niyo bamara kwibona bazabaha na design y'ukuntu bagomba kubaka isoko, baryubake mu buryo kandi burambye. Abaturage bavuga ko bahombye n'amakontineri yabo bashoyemo amamiliyoni n'amamiliyoni. Icyo gihombo muzakirengera nk'akagari n'umurenge cyangwa? Ntabwo icyo gihombo ari twe twakirengera, kuko ntabwo ari twaje ngo tubashyiremo aha ngaha. Bagiyemo mutabizi? Ababashyizemo aha ngaha nibo bashobora kuba bati se ibi ngibi niba byanze mu gihe tutabonye icyangombwa bigende bite. Ariko nibakibona n'ubundi bazagumana muri procedure zabo. Hari itangazo rigeze ko ry'akagari ngo bavemo mbere y'igihe banitegura. muri duhe natwe mu itangazamakuru. Itangazo
ubundi ntabwo washyiraho umuntu itangazo akora ibitemewe uba wanamwandikira arimo gukora ibitemewe ahubwo tukamubwira twagamusanga ati ibi ntabwo byemewe bireke ibi ngibi byo ntibyemewe bivaneho noneho twagiye no mu nzu yo kumubwira ati umuvandimwe aho kugira ngo duteze ibintu ibibazo ca mu nzira nyazo usaba icyangombwa cyo kubaka isoko ubyubaka nk'uko ubishaka ubwira nyir'ubutaka warabizi neza ndetse iyo nzira yanayigiyemo niko atubwira ko yenda kuzabona ibyangombwa ubwo rero ibyangombwa no kubibona bazamuha igishushanyo cy'iryo soko azubaka ibikorwa bye bikomeza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yamwandikiye ko bari kumva ubuvugizi ko abona iyo plan irahari baritweretse hanyuma mubona ko bazamwemerera ko iyo plan yemewe ryari mbere y'uko mufata iki cyemezo cyo guhungabanya abaturage. Ntabwo iyo plan nyizi n'inyandiko yamwandikiye sinyizi iyo niwe babibaza kuko bafite uko abizi kuko iyo plan ntabwo njye yimwandikiye. Ntabwo umunyamabanga nshingwabikorwa ntacyakubwiye w'umurenge iyo plan sinyizi. Kugeza ubu rero murifuza ko abaturage bakora iki? Icya mbere baravuga ko barakeka mu ruswa. Hari ruswa yumva ivugwa ko kubimura hari ruswa yabayemo kugira ngo mubasenyere muri rindi soko ryo kwitwa kuri Eden mu murenge wa Kinyinya ndetse ko haba hari amafaranga agera ku nka miliyoni yabarahawe executive niba ari akagari bari umurenge ariko iki nta ruswa wumvamo nta bintu urumva nta ruswa irimo ntayo mwariye tuyisenyera mu wundi murenge iri soko uruseko se ryasoraga ntabwo tuyisenya mu wundi murenge ntabwo turi gusenya mu wundi murenge ahubwo baba bacururiza ahandi hemewe hashoboka kugira ngo procedure y'ibyangombwa irangire ntabwo turimo kubohereza ngo nibajye ahangaha. Ni izihe mbaraga muri gushyira mu kugira ngo hemerwe kuko urabona ibikorwa bimeze gutyo uko byenda kose ntibabura kuba barasora ntibasora ntabwo basora ntayo basorera kubera ntayo basora nta nubwo ntirifatika ntirifatika ryasora gute uzashake n'ubaza muri bo ubona ko n'ibihangari bimwe nta n'ibintu byiberemo buriya ni ibintu biteretse ahangaha biteganyije kuzavamo muzabafasha kugira ngo noneho bagaruke kuhakorera igihe cyose mwaba bamujyanye hanze igihe icyangwa cyose cyazaboneka bakabahiza pura yatanzwe bazagaruka. None se iko bavuga ko mubahohotera mukaba mugiye kubahombya ntabwo kubahohotera nta karengane ubibonamo wowe iri terambere se bafite hano mu kagari kawe nta shema ryatangaga ku buryo nawe wabihagararaho ngo yenda ubarwaneho urebe ko bakora yenda nabo bibesheho kandi bari abazunguzayi abandi badafatika ibyo kuvuga ko nabarwanaho icya mbere urwego rushinzwe gutanga icyangombwa nibo rugomba gutanga icyangombwa ntabwo rero mu rwego rushinzwe gutanga icyangombwa hagaye ntikarimo urwego rushinzwe rero kubera ko bari mu nzira nyabyo kugira ngo babahe icyo cyangombwa nibo bazabaha igisubizo kirambye kandi bakabyubaka mu buryo burambye kandi hagendeye no ku byo master plan y'umujyi iteganya. Nka executive uyoboye aka kagari yenda ikibazo cya nyuma kuba bagiye kugenda banakomplaninga bafite ibibazo bikomeye bababaye biragushimisha cyangwa ntibigushimisha? Ntabwo umuturage yagenda ababaye ngo bigushimishe ariko ubwo inzira zirimo zose icyangombwa kandi bakaba batubwira ko mu minsi mike kiba kibonetse uko batubwira bandi abo ba nyir'isoko cyane hari umwana wikurikirana witwa Obedi niwe uvuga ko icyangombwa kizaboneka. Niwe nyir'isoko Obedi ni nyir'isoko cyangwa ni nyir'ubutaka akomeje kutubwira? Ni umwana wo muri uwo muryango niwe uri mu kubikurikirana witwa Obedi. Mu gihe byabonetse ibibazo byose zabikemutse nta yindi rwase zabiri. Iki gihombo kiragenda gute bavuga rero abaturage kuko batweretse n'ibintu byaboze kubera kubafungira muje gusenya mu gitondo karekare n'amapiki igihombo bagize nta gihombo kizagenda bagize ibintu byaraboze ndimo kubona bagize kuko ibintu byo bemeye kubitwara ariko ntawaburije kubitwara nta muntu waburije gutwara ibintu byabo niba umuntu avuga ibyo yishakiye nta muntu waburije gutwara ibintu byabo bemeye kubitwara bakabijyana kubicuruza bishatse nk'uko n'undi barabikora bakanabijyana bakanabigarura sibyo kugira ngo bashake ubuzima. Ntabwo rero twe tugamije gufatira ibintu byabo ngo tubifunge ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko hariya hepfo mbere yuko mutubwira yenda procedure musaba ko yubahirizwa cyangwa se bategereze ni iyihe? procedure bagomba gutegereza ni procedure y'uko nyir'isoko arimo gusaba cyangwa se nyir'ubutaka arimo gusaba ibyangombwa ku rwego rw'akarere bibitanga. Rero aramutse ayibonye ibyo asabwa byubahirije vuba akabibona
ibibazo byahita bikemuka. Okay, mwatubwiye ko bakomeje kwanga amabwiriza mubaha yo kuhava hariya mwasenye muhe mwaka hariya hepfo hariya ntago bahashenye hariya ahubwo n'aho abaturage baza kuremera isoko ku wa mbere no ku wa gatanu. ubundi hano hari isoko bajyaga baza hari isoko rimwe ryari riri Kinyinya baza kubakira isoko bakurijyamo abaturage bahita noneho bayoboka muri bino bice bya hano. Bamaze kuboka mu bice by'inahangaha noneho bemererwa nyir'ubutaka bemerera gutaza baza amahanga baje amahanga noneho baba benshi cyane ananirwa kubajera. Ubwo rero iyo procedure y'ijyanwa nimara kuboneka bakamwereka design yo kubaka isoko ugomba kuba imeze akabyubahiriza nta kibazo bizahita biteguye. Hano batangiye kuhakorera ryari aba baturage ntawe nakubwira igihe bahamaze ni ikingana gute? Bamaze nk'amezi abubaka n'ama kontineri iriya hangari yaje mbere iriya hangari yo yamaze nk'igihe kingana gute? ihamaze nk'amezi cyangwa nk'atatu ko batubwira ngo ni hafi umwaka. Kuva icyo gihe nta mwaka urashira none kuva icyo gihe mugeze iki gihe mubirukana baranze kumvira ubuyobozi kubabwira ngo bavemo mukafunga kuriya mwashyize uramugozi nta bari baranze kubumva. Ubundi ibikorwa byose bibanza gusaba nyir'ubwite basabye nyir'ubwite ko byubahiriza. Nyir'ubwite rero niwe utarabyubahirije ko bigomba kugenda kuko ntago usange business y'umuntu ngo uhite ugira ubanza kuvuga ese ibingisusa byo nibi. Basabye ba nyir'ubwite kugira ngo babyubahirize tugira naho tubabwira ngo tubahaye inama yo kuyosaba ibyangombwa nk'uko urimo kumbwira ngo hari ibaruwa ihari ibwira nyir'ubutaka ko ari umufatanyabikorwa w'umurenge urumva ntabwo agera ku murenge ataciye mu isibo n'umudugudu n'akagari ndetse ko hari ubufasha bukomeye kugira ngo ibyangombwa yasabye na plan bye byihute. Wowe imwanikiye ntabwo nge mbizi kuko sinjya wabyanditse ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo. Aha rero ubwo narimwandikiye ni wo mwabaza ko bimeze kuko niwe uzi uko byagenze. Muri make aba bantu byanze bikunze ntabwo bongera gukoreramo hano mwakaniye kugeza igihe procedure ziri gukemukire kuko nizo bari binjiyemo nibwo bari bongeye gusubira mu gihe biba byemewe. Akoze Meya mwiriwe. Nitwa Bagemahe Clement umunyamakuru w'Umubavu TV online. Twari bashatse kubabaza by'akarengane k'abaturage hara muri Birembo bafite ikibazo cy'isoko bari kubirukanamo ibikorwa byabo byaraboze ndetse bashiwe amafaranga twagira ngo tubabaze niba mwabimenye niba mutabimenye se murabafasha iki? Turabizi nta karengane karimo ahubwo ni bimwe by'abaturage bashaka gukera isoko ahantu bitagomba kandi isoko rigira uko rikorwa. Yego hari umuturage witwa Rwagitare Ananias uhatuye ushaka kuhakora isoko. Yego icyo kintu cyo gushaka kuhakora isoko rero ubu twatangiye procedure nawe yo kumwemerera kubaka isoko rigezweho ariko bigira uko binyura inzira ntago abantu babyuka ngo niba umuntu ashaka gushyira isoko ahantu cyangwa umufate kuza kuhacururiza ngo n'abandi bose baze bahakora isoko mu buryo bunyuranye n'amategeko. Nicyo kibazo gihari. Abaturage barafite udukontineri hirya no hino ahantu hatandukanye nk'uko ujya usanga hari abavuye muri Kinyinya hari abavuye hehe bwa bukontineri ubusanzwe uzi bw'akajagari bwaterekwaga ku mihanda ugasanga rero bagira butya bakabupakira bitwikiriye iyi lockdown barabuterura bawujyanayo. Ariko kuko hari procedure twari twatangiye kumufasha gusaba ibyangombwa nyine akahashyira isoko kuko ubona ko ryahaba ubwo abaturage rero bashaka kuza kuhacururiza tugiye kubona twisanga ijoro rimwe amajoro abiri ubukontineri bwuzuye bwabaye akajagari muri make kandi atari byo. Yego abaturage bavuga ko ntabwo rero nta karengane karimo. Yego n'umuturage wese arabizi ko isoko
isoko ryubakwa na leta ibitari irya leta ry'umuturage asaba icyangombwa cyabugenewe. Ni icyo ngicyo rero ejo twari twumvikanye nawe ko abantu bose bazanye utwo dukontineri batuhakura kuko nta soko rya kontineri. Noneho akarindira ko tumurangiriza iyo MOU uko amategeko abiteganya, noneho akahashyira isoko ryemewe rizima. Kandi abaturage iyo tugiranye ayo masezerano yo kumufasha kubaka nk'isoko, hari serivisi natwe aduha nka leta. Yego. Nk'abo bazunguzayi bacu, abo baterura udukontineri, abantu batishoboye, hari igihe abaha nk'amezi 3-4 bitewe nuko tubona karitsiye n'ibihakorerwa, bagakoreramo biturinda ba bazunguzayi. Noneho igihe cyagera bamaze nabo kwirema bagatangira bakamwishyura. Nuko bigenda rero, urumva gusanga abantu batereye kontineri bazizanye bakaza bakazuzuza ahantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, leta tubikuraho ntabwo twabemerera. Amakontineri arahari ariko hari n'ihangari hari bafashemo n'amanimero, ariko babafungiyeho ibikorwa byabo, imbuto, ibyo bacuzamo by'ibiribwa birababorana, mbese bahombye kandi barabatunguye mu masaha 11 ngo za mu gitondo. Iki gihombo marabafasha iki rero abaturage bahombye, ndetse n'amakontineri by the way ngo bashoyemo amafaranga kandi n'umurenge uhari, murabafasha iki meya wa Gasabo? Yego, wese uko ubizi we muri uyu mujyi wa Kigali wakora udukontineri ukadutereka hirya no hino. Urumva iyo ukoze ikosa, ntabwo ikosa umuntu yakureka kuko warikoze, ariko ntabwo batunguye bari babizi. Kandi mwanabibonye ko abenshi barimo, niba wahageze wabibonye, barimo kuzikuriraho baziterura bazijyana rwose. Ubwo utayikuraho ikiriho nuko yakuramo ibintu bye ariko zikahava, kuko isoko riba rifite uko ryubatse, hari standard y'isoko. Ntago rwose umuntu yatungura, abantu bamaze iminsi babizi, hashize nk'iminsi nk'ibiri 3. Nta gishya kirimo rwose, nuko ari bimwe by'abaturage nyine. Ariko niba yagiye akagura amabati, udukontineri banadusudirira ku ruhande hirya aho, bakazaduterura bakatuzana. Aho ubuyobozi tugize gutya wahaka tugasanga bwahuzuye. Nibihangane, turimo gutegura MOU, abo bafashe nimero bakaza gufata inimero aho ngaho. N'ubundi MOU nirangira tumaze kumuha icyangombwa cyo kwakora isoko ryemewe, atari ubwo bukontineri buterekanyirije, n'ubundi izo nimero bazagenda bazifate. Yego. Abaturage bashinja ngo gitifu kuba yari ruswa, ariko nta bihamya batanga ngo ya miliyoni y'umugore ngo ushaka ko basenyera soko rikajya muri ngo ahitwa muri Eden muri Kinyinya. Uwo mwaba mwarabyumvise? Oya, impamvu ntaho byahurira, hari agasoko kari muri Bumbogo. Urumva ko ni imirenge ibiri itandukanye. Yego. Ntago rero Bumbogo ari nk'amasoko wenda aturanye aho wabikeka utumwe aragira ngo ajye mu wundi. Oya, nawe se wahigereye nawe nk'umunyamakuru, namwe mujye mudufasha kutubwirira abaturage. Akajagari nawe bwa bukontineri wabubonye bw'amabati bateranya agahita aterura agatereka ahantu. Ntaho bihuriye rwose ibyo. Bumbogo n'umurenge ukwawo, Kinyinya n'ukwawo, ntaho bihuriye pe. Bavuga ko ngo kontineri babitegetswe na gitifu w'umurenge, nawe utashatse ko tunavugana. Ntabwo yabategeka gukora ibyo bintu kuko nawe ubwe byamubera amakosa. Tugira standard y'uko isoko ryubakwa, tugira standard y'uko inyubako ibyangombwa by'ubutaka bitangwa. Urumva ntabwo yategeka abaturage ngo mushyiremo utwo dukontineri, ngo narangiza ari ujya kudukuraho. Ubwo buryo bwo gufasha uwo muturage wari wabatije muri gukoresha kumuha ibyangombwa bwo muteganya ko bizarangira ryari, ku buryo yenda banegeza aho bajya kwizera ko bagaruka ahantu bakoreraga yenda hatunganye? Ubwo ni procedure MOU abakozi barimo kuyitegura, wenda nk'ejo ishobora gusinywa. Ejo ku karere dushaka kuyisinya, ariko wumve ko ikintu cyitwa isoko kinasirwa ku rwego rw'umujyi. Nta cyangombwa gitangwa n'umujyi wa Kigali. Nka Gasabo durategura tugasinya tugahereza umujyi ukagitanga, kuko mu mujyi hari master plan, ntago ari ugupfa kubaka uko ubonye. Ariko nk'ejo twe tuzagisinya tubiha umujyi nawe babirebe ko bamwemerere ahashyira isoko ribereye, atari ubwo bukontineri bw'akajagari buterekeranyije butareshya, umwe yateruye kamwe hirya undi agaterura hino. Bitwaje ko aho hantu
uwo muturage yahacururizaga bava hirya no hino rero bazana udukontineri kandi no muri bihe bya lockdown urumva ko nawe hakuno umuntu aca abayobozi muri humye gato ugahita usanga yakoze ikintu kitari ku murongo ariko iyo tubibonye natwe ntitubyemera duhita tubikuraho ubwo nta kundi. Meya wa Gasabo ubu se igihombo bavuga y'ibintu byabo byaboze byapfuye barabitweretse ejo n'uyu munsi nayo makote ngo bashoyemo amamiliyoni murabakorera iki rero aba bantu bagiye guhomba cyangwa bahombye? Urakoze cyane. Buriya iyo wikoreye ikosa wigerengera n'ingaruka rwose tubwizanyije ukuri. Tekereza naho umuntu agiye aguza amabati yakoza agakontineri aragateruye aragapakiye akajyanya ahantu. Nawe ubwe hari ikosa aba yakoze. Nta muntu kereka ari umuntu twashyize mu isoko risanzwe rizwi tukarifunga. Ubwo nyine gusa ibyo kuvuga ngo ibyo kuba barashoyemo amafaranga muri ubwo bukontineri urumva harimo amakosa mbere ya byose. Iki bikoresho byabo nabo mwabonye ko abaturage barimo kubyikuriraho. Urumva rero umuntu ubyikuriraho nuko ababyemera. Ubwo urezista kubikuraho nawe ababizi. Oya bikuzaho ku mbaraga ko haza amapiki n'abantu ngo bamapawa gutyo ngo wahageze ko ntiwabonye ko abaturage barimo kubyikuriraho wabibonye. Barimo barabyikuriraho rwose kuko amakuru ntayamenye ko wahageze barimo kubyikuriraho ubwo nyine abantu ntihabura ugorana ntabikureho kandi nawe yarakoze ikosa. Ubwo ni kontineri abakorera mu gihangari gihari bo mubateganyiriza iki? Nukurindira emo ikaboneka hakaboneka isoko rwose nta kibazo isoko niryemerwa bazacuruza bahumure. Ariko nanone urumva kuba wifuza gukora ikintu ntabwo ugomba kugikora utarakibonera uburenganzira. Hano ni mu mugerega ntabwo ari ukupfa kuzanamo akajagari uko wishakiye. Ariko bari bamaze umwaka n'amezi 3 ngo bahakorera. Oya bahaje muri iyi minsi rwose ya lockdown. Lockdown ya mbere muri 2020. Unya akajagara aho kaboneye sibyo ko tuzi ko babijemo vuba. Ku makuru nabonye nanjye nibwo bari bamaze iminsi babizanamo. Akajagara aho tukamenyeye ntatubwira ngo kamaze igihe kingana gutya ni gute aho ubuyobozi tuboneye amakuru nyine mu bintu binyuranye n'ibikwiye nawe urabyumva ntabwo twabyemera. Meya Gasabo tanga bahumure kuko ikiriho iryo soko emo nitinywa bazakoreramo. Kandi kiri nabashishikariza hari amasoko azwi yemewe. Ahari afite n'imyanya rwose. Ubu kubera ko dufite ingamba zo gucuruza 50% mu isoko kubera turimo twirinda covid. Hari abacuruza agira ati akavuga ati agashaka kuva ku isoko risanzwe kuko azi ko azakora uyu munsi abandi bagakora ejo akajya gukerera akajagara ahandi hantu. Nawe ari wowe uri umuyobozi ntabwo wakemera ko abantu bakora ibyo. Ubutumwa urabaha abaturage rero bababaye bavuga ko ibintu byabo byapfuye ndetse batazi uwo bazasaba ingurane urabaha ubuhe butumwa Meya wa Gasabo ari byo tunarangirizaho? Ubutumwa mbaha ni bajye ku masoko yemewe. Noneho niba naho bahakunda barindire uwo muntu azabanza abone icyangombwa. Namara kukibona rwose bazaze bahakorera uko babyumva. Ariko uyu munsi rwose bajye ku masoko afite imyanya arahari yemewe ariho bakorera. Mubijeje ko cyangwa kizaboneka bakaba bahagaruka ku Ananias yakibonye? Rwose bazahita babimenya kuko nawe azabibwirira buriya kuba baza bamugana akabakira. Ni ukuvuga ngo waziranye nabo. Rwose kikiboneka turabizi ko azababwira. Meya murakoze. Murakoze nawe.